nanjye nzamuhigisha uri bubanze ukumvugira wakigwa ryuki uzaze ntakiba kaza n'amagara akirinde ikiwe uyigira umuco wakigwa ryuki utazamera akanyoko n'abahari ufata isu akamukona agatwika inzu ku manywa y'ihasi aho yewe gatagangara kuko uri ikigo neza ko aho ukabanza gukura neza nuko uri ikigo ry'intabwenge ugira wabatize gakirire mu isanduku kiba kigori none ko ngende imfubyi nta babyeyi bandeze gatunga n'ibindi wakigoryo n'ubukunguzi bwanyu ko wakirindiriye ukaba ufite ababyeyi ahubwo uri mubi ubwo n'ubukunguzi bwanyu kuri ko bwanyu ko wakigoryo kuba tugira ubugoryi bwanyu ko nawe uzabera ntabwo ugira umuco wa kabinagira mwowe kuko nyuka atari inkunguzi ubwo uri mubi wakigoryo mwaza n'utuka mama akazinagira we wirirwa umurisha amabyono ubona nawe wajya ugira ngo uzi ko ibintu kugira ubwenge kuki ntawe kugira ngo washigoryo zagira ubwenge aho bagira ubwenge n'abantu bafite wakigoryo mpamvu kujya mu cyaro mugurana amabyi y'ubutaka ntazameragure kubera ubugoryo ugira ndi hano ubuze nta makwakira ngwino wasaye cyangwa se njye nzategeza duhure uwo ngoryo ufite maze bukubanira wakirumbo giteye indaka n'ibyaro anjye nawe warumviye njyaye gatatu nicaye mu rugo urumbiye iwanyu wanjye nawe warumviye n'inka uba wenda ni iwacu umbi iwacu ngewe ngeze mu rugo hasirize biri kubyumva neza ndi mu rugo iwanjye waguhaye amakuru yarakubeshye ndi iwanjye aho ngaho kuri kurya akarya kamapfuye biri kubyumva waguhaye amakuru yarakubeshye ndi hano i Kigali ndi mu rugo rwanjye niho nicaye umugore w'umugabo kubyumva neza umugore w'umugabo niba ukahari ugushukora ikigoryi bwawe ubu wariye wanyweye umugore w'umugabo uri kuzinduka kandi iyo njya gusaba bari kuyamba kuko umutima mwiza wo gutangura ugira rero tunakubwira ko turwaye twari tukubwiye ngo impamvu tutari kwiruka mu kibazo cya Keza ndarwaye ntabwo twari tukubwiye ngo uduhe amafaranga urangije wowe ubwawe wivugira iki iby'amafaranga rero nta kindi kintu umugabo wanjye yari kukubwira kuko ibintu by'imisatsi n'ibyuma yari abyumvishe kenshi ukubwira ati niba ufata ko twakubeshye bifate gutyo nyine kuko kuguhindura ukuri kwawe byari byaratunaniye kandi wowe uzi ko abantu bose babeshya rero ni kwa kundi umukobwa bamwe badutukisha bose weri ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze abakurikiye Ndole TV show. God bless you all, ndabashimiye ejo ariko muri abantu beza we ejo narababwiye ngo mumanike akaganza sha comment ni nkeya ariko mbere yuko mvuga ibinzanye hano ndabashimiye ko mwanyeretse urukundo ndabashimiye ko mwaje kunshyigikira Imana ibaho umugisha rero ndagarutse mu kiganiro cy'umunsi nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Jackie Uwase niba utarakora subscribe bikore kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu ese aho iwanyu imvura yaguye akavura karagwa twebwe imvura yaguye twiriwe mu buriri twiriwe tumeze neza twiriwe duseka twiriwe twishimye twiriwe turyamye mbese ibintu byose byari amahoro cyangwa se byari uburyohe so ndabakunda cyane no murabizi ibintu byo kuvuga byo ni byinshi aha rero ikintu kinzanye ku mihanda uyu munsi wakibaza ngo ni ikiganiro gitoya nababwiye ko nazajya mbarambira nababwiye ko ngiye kujya mbagezaho utuntu duto dushoboka cyangwa duto cyane kugira ngo nyine mudahita murambirwa ndabazi murambirwa vuba so uyu munsi rero ngarutse ku mudamu witwa Jose uyu wajyaga akorana ibiganiro na Gerard Mbabazi murabizi ko kwa Gerard Mbabazi bagira ikiganiro cyitwa inkuru yanjye Jose twamumenye rero nk'umuntu uvuga ku nkuru yanjye uvuga ikiganiro cy'inkuru yanjye araza atanga ubuhamya bwe avuga ubuzima bwe abantu baramukunda rero hari titire iri kwa Bosco Empire mwayibonye ivuga ngo ubusambanyi bwa Mbabazi Gerard abantu benshi rero nabonye bagiye muri message baravuga ati Gerard mumuzanye hano gute mukore Gerard Mbabazi mu majwi yanyu mukore Gerard Mbabazi mu kanwa kanyu mureke twebwe tuvuge ku bavugwa ariko twe kuvuga ku batavugwa ndibaza yuko mwabibonye hanyuma muri iki kiganiro ndaza kuza gucishamo message nifashishe message ziri mu bindi binyamakuru cyangwa se mu bindi bitangazamakuru zivuga kuri uyu nyine uyu mudamu Jose abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo Jose n'umutekamutwe abenshi mbona bavuga ngo Jose
murazibona zirimo ziranyura ku mutwe muri kuzireba, bakavuga ngo Jose wakwishyuye, ngo Jose wavuye hano cyangwa ngo wanduranyije, Jose wavuye hano warananiranye, Jose waranyikopesheje inyama niwe wanyishyuye, cyuko mwabantu mwe ngiye ndabakoda ku rwego nashaka n'ukuntu mbibabwira. Uzi ikintu cya mbere mbakundira, nkunda ukuntu nyine muhereza umuntu ukuri nta kintu na kimwe musize, muraza kwihangana. Murabona amaso yanjye abantu hari umuntu wanyandikiye mu gikari kuri kino kiganiro cyatambutse arambwira ngo Jackie ngo uko amaso yawe ngo yajemo utuntu ngo yabaye iki, ariko murabizi ko ndwara amaso, murabizi ko nambara rinete, amaso yanjye nyine ararwaye. Mu magambo make, niba ufite ikibazo ndaza kuguhereza urupapuro rwa muganga uzamubwira mpindurire umuti cyangwa mpindurire rinete. Yes, kari agaciyemo rero. Katwigarukire kuri uyu mudamu uko bivugwa yafashe umuntu ngo we mushuti wiwe basa nk'abakoze plank, aramubwira ati wowe uzajya umpamagara umbwire gutya, cyangwa se jya umpamagara untuke unshitinge, untuke koko, untuke pe n'umutima wawe wose, untuke nurangiza unantukuze, uvuga uti wowe kubera iki ukora ibi, kubera iki uvuga ibi, kubera iki witwara gutya, kubera iki nyine ibintu nk'ibyo. Nuko ubwo rero nyine yaraje aza abwira umumama wo mu diaspora, hari umumama wari usanzwe nyine ngo amufashe, ariko hagati aho ngo Jose uyu nguyu yaravuze ngo aratwite, ariko basanga adatwite, kugeza ubwo uwo muntu wamufashaga wo mu diaspora yagize gute, yahise amubwira ati ndashaka iki kumpereza ibipapuro bya dogiteri. Ubwo Jose n'ibipapuro yarabibonye, niba yarabibuze isumbaze, aza kumuha rekodi, ngira ngo turanayishyiraho muraza kubyumva, amubwira ngo rwose kuba wamfashaga Imana yaguciyemo uri kumfasha ikagukoresha ni byiza, ariko Imana itanagukoresheje yakoresha ibindi cyangwa igakoresha abandi cyangwa ikantabara iciye mu bandi bantu. So amera rero nk'umuntu ushatse guhangana n'uyu mumama. Uwo mumama rero yahaye izo audio ni nawe waje kuzisohora rero, ariko ikintu kinzanye hano ku mihanda ni kuvuga, umva mbabwire, kuvuga kuri Gerard Mbabazi ntabwo ari umugabo mubi, si n'umwana mubi, si n'umupapa mubi, ni umuntu mu buzima twese tuzi wafashije abantu benshi. Warazaga akaguha ikiganiro ubabaye cyangwa se ufite ibibazo akagufasha, ukaruhuka mu mutima, ukaruhuka mu mutwe, n'abantu bakakuburesinga. Impamvu mvuze bino bintu sinje kumuvugira, umva mbabwire, ndabazi n'umutima wanjye wose, sinje kumuvugira pe, hatazabaho umuntu uvuga ngo ngo Jackie yavugiye Gerard Mbabazi oya, ariko nje kuvuga ngo Bibiliya nibivuga ngo dushima abo gushima tugaya abo kugawa. Ni byiza yuko abantu bo gushimwa tugomba kubashima, abantu bo kugaya tukabagaya, ariko Gerard Mbabazi bamukuye muki mu majwi yabo. Nimba uyu Jose ashaka gukora ibyo bintu wenda akaza kweskoroka, bibaho, twese umuntu wese ashaka kugira uko ashaka ubuzima, ariko ntibivuze ko Gerard Mbabazi abirimo cyangwa se ari nawe wabimwoheje. Kubera ko icyo yabagukoreye aba yaguhaye interview, ukaza ukavuga ibintu byawe, ukaruhuka mu mutima, ukaruhuka mu mutwe, ariko ntabwo aba yakubwiye nyine ngo wowe usubire inyuma wenda umusebye cyangwa umuteranye. So nje kuvuga rero kuri titre bavuze ngo Bosco Empire yabyanditse. Abantu turi kumwe hano bansuye mu rugo barimo barasakuza, muraza kwihangana, bari gusakuza, bari kunderanja, amatelefone yabo barahamagara, ari kongorera, mbese baranjengereje. Nababwenge mfite akazi mureke nikorere, banze kunyumva, ariko ndavuga ngere mu rwego rwo gukora akazi ngomba gukora, reka twigarukire. So rero Gerard Mbabazi nkuko mwabyumvishe cyangwa se nkuko mwabyumvishe kwa Bosco Empire no ku bindi bitangazamakuru cyangwa n'ahandi hantu hirya no hino, ntabwo uyu mutipa ari umwana mubi. Gerard igihe tujya duhura mu bikorwa byo gufasha, mwabibonye ubwo twagiye gufasha i Nyamirambo hariya mu kagari ka Mumena, twari turi kumwe. Ni umuntu nyine ufite ibikorwa by'indashyikirwa, w'umwana mwiza, ukora ibintu bye neza, wumvikanisha abantu, uhuza abantu. Ntabwo bino bintu by'aba bantu b'imihanda babirimo pe, to be honest, tujye dukora ibintu mu mucyo, ne tuvuga ibintu tubivuge mu ukuntu biri. Duhamagare, nyangiye gukoresha igituti, ari uburyo uvuga ngo mujye buvuga bivuga mu mazina yazo. So rero Gerard Mbabazi mu by'ukuri nta nahure n'ibi bintu, cyane ko muri audio ngiye kubashiriramo mwumvishe mutigeze mwumva hari ahantu Gerard Mbabazi ari. Uyu mugore yaje afata umuntu ngo wabona ibintu bapanze nyine, nkuko nyine nabwira umuntu, urabona hari planka zibaho, ukabwira umuntu ngo nyandikira unyishyuza, hari umuntu ushaka gusaba wenda 300, mwereke screenshot ya message wewe wampaye, hanyuma uwo muntu ari bubone ko nkomerewe cyangwa ndi mu bibazo ari buyame. Uwo mugore nawe ngo yabwiye umugore mwene wabo ati wowe mpamagara ukanyabirize, umpe ibitutsi byose bibaho,
umvuge, untuke, unyandikire, hanyuma njye nitwikire nibonera amafaranga. Ariko ikintu navuga, twese nta muntu udakunda imfashanyo, nta n'umuntu udakunda gukora, nta n'umuntu wanga ibyiza, nta n'uwimwima hari. Nimukore mukure amaboko mu mifuka. Abadiaspora ni byiza, baradufasha, barabafasha, baraguha. Njye sinakwikuramo ko nzi abantu benshi bagiye bamburesinga, wenda akamfasha yumva afite umutima mwiza, akamfasha ashingiye ku kibazo mfite, akangira neza kurikije ibibazo namubwiye mfite. Ni urugero, njye ntabwo namwihakana, njye ndamufite umumama yanditseho my sister. Mu nshuti zose nagize namwanditseho sister wanjye. Ni wa muntu nabwira ndapfushije akanyumva, ni wa muntu nabwira ndababaye akanyumva, ni wa muntu nabwira ngo inzu byanze akanyumva. Nubwo atayama yose akashobora no kumpa igice, niyo atama n'igice ashobora no kunsengera, niyo atanansengera nambwira ngo komera. Rero ntabwo bivuze ko abadiaspora bose ari abana babi, ntabwo bivuze ko abadiaspora bose agiye amagambo, ntabwo bivuze ko abadiaspora bose bajya nyine paraparara cyangwa icyo muvuganye nyine agishyira hanze. So icyo nashakaga kuvuga rero ni iki, Mbabazi Gerard mumukure mu bintu byanyu. Jose rwose njye nabonye n'ikiganiro abantu bagifekinze bavuga ngo iriya ni planka, ngura mudamu ngo ni fake, ngo yaje kuvuga ibintu, ngo yaje kubeshya ibintu, ngo yaje guhimba ibintu, ngo uriya mugore brarabra. Ntabibonye namwe mugene mujye ku bindi binyamakuru mubirebe. Ariko ikintu nababwiye tujye tuganira, dukubite, duteshe, twamagane, twirukane ikibi. We niba uzi ko umuntu adashobotse, ukaba ubizi neza ko umuntu ari umuntu mubi, ari umwana mubi, ni byiza kubishyira hanze ukabivuga n'abandi bakawumenya. Kwa kuri rimwe na rimwe sometimes abantu bajya tugirira impuhwe bazi ko turi abana beza. Murano ukuntu nje mfite akantu k'akajinya mvugira hejuru nihuta, byose nabitewe na Jose. Uyu Jose duherutse gura mu gikorwa Nyamirambo tugiye gufasha, byinshi namuvuzeho, nta n'ibyo namuvugishije, naramusuje nk'umuntu mbona ku mihanda, ariko nyuma y'ejo nzabakubita ubundi bwino burenze ubu ngubu. So rero ndabashimiye, ikiganiro ngisoreje ahanjye nababwiye ko nzajya mbaye iminota 10, 12, 13, ntabwo nzajya nyirenza. Ikiganiro ngisoreje aha, ejo nzabakubita ubwino buri nyuma y'ibi ngibi, ngiye kutoza amakuru, ngiye guhamagara inshuti za Jose, mpamagara abo mu muryango we, ndaza kuvugisha Gerard Mbabazi, hanyuma ejo nzabazanira andi makuru arenze ayangaya. Ndabashimiye, ndabakunda. Umuntu wakoze subscribe uwo ari we wese, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane, mukamabawo umukisa, niko abagande bavuga. So rero dusubire mu kiganiro cy'utaha. Mwari kumwe nanjye Jackie. I love you all. See you. Bisous. Ciao ciao. Bye.